hari ikibazo urubyiruko rwa RD rubona rute gahunda ya ndi umunyarwanda isaba urubyiruko rw'abahutu gusaba imbabazi z'ibyaha ababyeyi babo bakoze? twebwe bya gahunda ndi umunyarwanda nta nubwo tubyemera, nta nubwo umuntu wese umuntu akwigisha gute kuri umunyarwanda, twebwe nta nubwo tunabyemera. niba ndi umunyarwanda ibyo byo twabirwanije bakina bivuga ku munsi wa mbere, ntabwo ushobora kumbwira kunyigisha ukuntu umunyarwanda ndetse kwigisha ubunyarwanda ko ubunyarwanda buvukana ko twavuze turi abanyarwanda n'indi wundi wabuguha. leta y'u Rwanda isibuka umunyarwanda uri abanyarwanda, ni ibintu bitabaho udashobora no kwemera, ntabwo biri kwitindaho cyane kuko ni ibintu udashobora kwemera no kuzemera. ntabwo ushobora kubwira ngo umuntu asaba imbabazi arazisaba nde, n'indi usaba imbabazi n'indi uzisaba zisaba nde? icyo nicyo kibazo dufite. umuntu n'indi usaba imbabazi azisaba nde, azisaba ryari, azisaba byagenze gute? ibyo gupfukamisha abantu ngo gusaba imbabazi byo kwigira ukaza ugafatana ngo gusaba ibyo bintu twarabyanze, nta nubwo bizabaho ntituzanabyemera. twabwira n'ubundi rubyiruko kubyanga n'ibintu nta nubwo biduhesha icyubahiro nk'u Rwanda ahantu twese abantu basaba imbabazi nta n'ikintu bakoze.